Uwiteka nashimwe cyane niya gahunda yo gusenga Imana, dusengana Imana buri mugoroba na Nkeramugaba John Baptiste bamaso tugabane ijambo ry'Uwiteka. Tugiye gutangira dusenga Imana. Uwiteka munsi wa none abe mu ruhande rwacu. Uwiteka Imana wera wa Isirayeli, ndaguhimbaje kuri uyu mugoroba yuko uri Imana yacu kandi uri Uwiteka, Imana yo kwiringirwa. Bana natwe muri uyu mwanya wo kugabana iri jambo ryawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, ube mu ruhande rwacu kandi buri mwe wese mwamubonetse data nukuri umugirire neza. Nsenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turasoma ibice 4, turahera ku murongo wa 25 kugera ku murongo wa 29. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ingaruka z'icyaha. Bani umugisha. Uwiteka abe mu ruhande rwawe tugabana iri jambo ry'Imana. Kadusome mu izina rya Yesu. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni, arambagira mu rugo ibwami. Aravuga ati, ngiyi Babuloni hakomeye, niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Mwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo. Bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ishaka. Amen. Iryo jambo ry'Uwiteka niryo tugiye kugabana munsi wa none. Mana iduhane umugisha. Amen. Turi hafi yo kuzabona Yesu, aje kujyana umugeni wamwemeye, azareba imyambaro y'umugeni, ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru.
Uwiteka nashimwe cyane. Tujye kugabana iri jambo ry'Imana tumaze gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 4 guhera ku murongo wa 25 kugera ku murongo wa 29. Wumve icyo Uwiteka munsi wa none akubwira. Turi mu ijambo ry'Imana rivuga ingaruka z'icyaha. Umwami Nebukadineza aravuga ati, ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, waheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Nebukadinezari yarakoze icyaha cyo kwishyira hejuru, yumva yuko uwo murwa ari uwe kandi ibyawukorewemo ari ibye, kandi ibyo byose ni Uwiteka ubigena kandi niwe ubitegeka. Hashize atararangiza ijambo rya nyuma, yumva ijwi rivuga rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo. Bazakwirukana bagukure mu bantu, bane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko Isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ishaka. Amen. Haleluya. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Ngo ako kanya ijambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru. Iryo jambo ry'Uwiteka niryo tugiye kugabana munsi wa none. Imana yacu ni Imana y'imbaraga. Imana yacu ni Imana ishobora byose. Uwiteka niwe Mana yonyine yo kwiringirwa. Munsi wa none ndakubwira ingaruka z'icyaha. Turimo turareba muri kino cyumweru ingaruka z'icyaha. Abantu benshi bakora ibyaha bazi ko birangiriye aho, ari abatazi Imana n'abazi Imana bagakora ibyaha bazi ko nta kibazo, bagasambana, bakiba, bakaroga, bakagambana, bakavuga bagenzi babo, bakumva ko ari amahire. Ariko munsi wa none ndakubwira yuko ingaruka z'icyaha zikugeraho mu gihe utatekerezaga. Izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Ingaruka z'icyaha. Wowe wumva iri jambo ry'Imana, urabikora, Uwiteka akakureka, ugakora n'ibindi akakureka, ariko menya yuko imbere yawe hari ingaruka z'icyaha. Uwiteka tugirire neza. Nebukadinezari yishyize hejuru, yumva yuko ari we mwami w'abami, maze kwishyira hejuru, maze kurambagira umurwa, bonye ko ari umurwa w'igitangaza. Avuga yuko byose yabikoresheje amaboko ye ngo kugira ngo bimuheshe icyubahiro. Icyaha cyo kwishyira hejuru. Munsi wa none Imana iguhe umugisha kandi unezererwe Imana. Mwene data, mwana w'Imana, munsi wa none umva ingaruka z'icyaha. Munsi wa none ndeka uhinduke. Munsi wa none gira ubwoba yuko nyuma yo gukora icyaha mbere haba hari ingaruka, kandi ingaruka ntabwo zizagarukiraho, zizagera n'abo muri kumwe, zizagera n'abo mubana, zizagera
ku bana bawe, zizagera ku buzukuruza. Munsi wa none fata umwanzuro. Kibi ni kibi, kibi nta mugisha kizana. Ikibi kizana umuvumo, ikibi kizana kurira, kizana amaganya. Nta cyiza cy'icyaha. Nebukadinezari maze gukora icyaha, baramwirukana, ararisha, ikime kimutondaho. Munsi wa none ndakubwira yuko ibyo byamubayeho ari ingaruka z'icyaha. Kadusengane Imana. Mwene data, ariko dusenge ufate umwanzuro umunsi wa none wo guhinduka. Niwirinde, nturebe ku bandi ibyo bakora, nturebe ikigarurimo icyo bakora, ariko umunsi wa none wongere kugaruka. Urara ugenda karara mu mabara, ariko umunsi wa none wongere kugarukira Imana. Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Kadusenga Imana, uce bugufi umunsi wa none. Uwiteka akugirire neza, akuvane mu maganya n'agahinda n'umubabaro wo kwirirwa wirukanka utwaye amacupa, urara muri rogi. Umunsi wa none Uwiteka be mu ruhande rwawe kandi akugirire neza. Mana nziza, ndagushimiye umunsi wa none yuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana y'imbaraga. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo, iri jambo ryawe Mana ubwoko bwawe bumaze kumva, Uwiteka reka ribahindure Data, kandi ubaha imbaraga zo kuva mu kibi, kubera yuko Uwiteka Imana nta cyiza cy'icyaha. Data, nibamara kwihana nk'uko Nebukadinezari yihannye akagaruka ku ngoma, kandi icyubahiro cye kikongera kikazamuka kurisha icyambere, reka n'aba babonetse Uwiteka Imana Nyiringabo, Mana ubaha umugisha turuka iwawe. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.